Yes, nguhaye ikaze wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni Magic Media Rwanda, nk'ibisanzwe tugenda tukugezaho amakuru atandukanye abavugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu mwanya rero nyemerera turebere hamwe byinshi kuri uyu mukobwa ukiri muto ya Beyonce wagiriwe icyizere na Ferwafa ndetse n'amakipe akomeye mu Rwanda kugira ngo ajye ayafotora mu gihe imikino irimo iraba, mu gihe imikino itandukanye iri kuba, ajye abafotora. Uyu mukobwa rero ukiri muto ya Beyonce yatangiye gufotora mu gihe kitari kirekire cyane, ariko mu by'ukuri uyu mwanya twavuga yuko ari umwe mu bafotografi bameze neza kandi bakunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda, dore yuko aba yifitiye kamera ye ku rutugu ari kwisekera ameze neza cyane, bigatuma abatari bakeya bamukunda bakavuga bati uyu mukobwa, uyu mwana w'umukobwa ameze neza kandi azi gufotora, amafoto ye aba ameze neza cyane. Reka dutangire ubundi. Uyu mukobwa yatangiye ate afotora, yisanze ate muri kariyeri yo gufotora kugeza aho agezaho afotora n'ikipe y'igihugu mu marushanwa atandukanye, ikipe y'igihugu iba yahuriyemo n'amakipe y'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa akirangiza segonderi yicaye iwabo nk'ibisanzwe, dore yuko muri segonderi yari yarize accounting, ndetse akirangiza segonderi yaje kwicara iwabo, ubundi akajya yirirwa yirebera filimi ndetse ari kumwe n'ababyeyi nta kintu akora. Ubundi mama we rero biza kumurambira, nibyaza kumushimisha, abe nabusa aravuga ati ntabwo ugomba kwicara gusa, ugomba gushaka icyo ukora, ubundi nawe ugatangira ubuzima, ubundi nawe ukamera neza ariko ufite icyo ukora, utirirwa ureba filimi ngo urye ubundi uryame. Ibyo ngibyo ntabwo ari umuco mwiza, ntabwo ari indangagaciro nziza habe na busa. Mama we rero yaje kumusaba gutekereza ikintu ashoboye gukora, ubundi akamubwira amafaranga bizasaba, ubundi akayamushakira agatangira kugikora. Igitangaje rero nk'uko yari yarize accounting, yaje kwicara hasi atekereza ikintu yakora arakibura, ariko nyuma aza kugira igitekerezo cy'uko yatangira kujya acuruza amakositimu akayarangura, ubundi nawe akayacuruza. Rero yaje gukora umushinga, yandika n'ibyo azakenera byose, asanga akeneye igishoro cy'ibihumbi 70 kugira ngo atangire business ye cyangwa se atangire gucuruza amakositimu. Murumva yuko rero ari ibintu bitangaje, igishoro cy'ibihumbi 70 wishyuye umusoro, wishyuye iseta uzakoreraho n'ibintu byose, urumva yuko ari ibintu bundi bisa nkaho bidashoboka. Yakojeje rero mama we iby'umushinga we, mama we abirebye abona n'ibintu bidashoboka. Ubundi nk'umubyeyi kandi utekerereza umwana we neza, aza kumuhitiramo kujya kwiga gufotora, kwiga ibyerekeranye no gufotora hariya mu karere ka Muhanga, mu mujyi wa Muhanga. Niko rero uyu mukobwa yahise ahaguruka ava hariya i Karongi mu mujyi wa Kibuye, dore yuko ariho avuka, yerekeza i Muhanga, atangira kujya kwiga gufotora. Yabyize atabikunda habe na busa, ntabwo yabyiyumvagamo, ahubwo uko iminsi yagendaga ishira niko yaje kugenda abikunda, niko byaje kugenda bimuza. Nyuma yaho rero amaze igihe kitari kirekire cyane yiga, mama we yaje kumushakira aho akorera stage cyangwa se aho yimenyereza ibyo yiga, aza kuganira n'ikipe ya Muhanga. Ubundi ikipe ya Muhanga iza kwemera yuko uyu mwana w'umukobwa yatangira kujya ayifotora mu gihe iri mu myitozo no mu gihe yagize indi mikino igiye itandukanye. Ikintu gitangaje rero nuko ku munsi wa mbere ajya gufotora, kamera yari yatiriye, nyiri kamera yaraje ahita yimwaka igihe cyo gufotora kitaragera, dore yuko n'ubundi gufotora yaratarabimenya. Yafotoraga nk'amafoto agera ku 5,000, ariko yarebamo amafoto 2 mazima yafotoye akayashakisha akayabura, nawe ubundi akibaza niba ibintu arimo nawe yaba abisobanukiwe. Ariko rero uko yakomeje kugenda ahozaho, uko yakomeje kugenda yiga, byaje kurangira abimenye neza cyane, atangira kujya fotora amafoto meza. Ubundi ikipe ya Muhanga yaba yakinnye, yaba iri mu myitozo, akaba ari we ufotora. Aza kumenyerwa rero ku kazina k'umwana ufotorera ikipe ya Muhanga, umwana w'umukobwa ukiri muto ufotora ikipe ya Muhanga. Nyuma yaho rero yaje kubona amahirwe yo kubona inguzanyo ya leta, aza kwiga muri IPRC Kigali. Ubundi ibyo gufotora atangira gutekereza nkaho abiretse, yerekeza i Kigali. Ubundi bwo ageze i Kigali atangira gutekereza ukuntu azabaho, dore yuko yarageze ahandi hantu hashyashya atarasanzwe amenyereye. Ubundi atekereza yuko ibyo gufotora ubwo ngubwo bigiye guhagarara, ariko rero siko byagiye. Ari muri IPRC Kigali nibwo yaje kumva telefoni irasonye, yumva amakuru meza, inshuti ye imubwira ati harya ntabwo wize gufotora ntubizi neza? Nawe n'icyizere cyinshi aravuga ati gufotora uyu munsi nta kibazo, nafotora kandi amafoto yanjye aba ameze neza cyane. Rero icyo gihe baje kumuha ikiraka cyo gufotora AS Kigali ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, ubundi icyo kiraka ajya kugikora.
aragaragara ndetse atangira gufotora, afotora amafoto meza, abantu batangira kujya bayakunda, dore yuko uyu mwuga nubwo yatangiye atawukunda, nyuma yaho yaje kuwishimira ukaza kumunyura, ubundi agatangira kuwukora awukunze, na nyuma yaho rero yaje gutangira kujya abonamo amafaranga menshi cyane. Ubundi kubera ko yari mutoya netaye ye, n'ubundi afotora yisekera ameze neza, ubone ahetse kamera ye yajya gufotora abantu akabafotora abasekera, abantu baramukunda cyane ndetse amenyererwa ako kazina k'umwana mutoya ufotora amakipe ako. Nyuma yaho rero amakipe nka APR FC n'andi makipe atandukanye yakomeje kuyagenda amusaba kuyafotora mu gihe bari mu myitozo cyangwa se bari no mu mikino ya shampiyona n'indi mikino igiye itandukanye, akagerayo akabafotora kandi akabafotora amafoto meza cyane, bakarushaho kugenda bamukunda abatari bakeye. Ibyo rero byatumye n'abayobozi ba Ferwafa baza kumenya yuko uyu mwana w'umukobwa afite imana idasanzwe yo gufotora, kandi agafotora ubona yuko abikunze, bigakubitira yuko ari umwana mutoya, ubona ukiri mutoya, ndetse wabonaga yuko ari umwana uteye impuhwe. Ubundi agafotora n'ikipe y'igihugu y'Amavubi mu mikino itandukanye yagiye ihuriramo n'andi makipe n'amakipe y'ibindi bihugu. Uyu mukobwa rero akomeza kugenda avuga yuko ubu ngubu yishimiye umwuga we wo gufotora, kandi ikindi iyo afotora abakinnyi nawe abanezerewe cyane, kandi ubu ngubu abikunze, kandi bitanamubuza kwiga muri IPRC, dore yuko nubwo afotora araniga, byose abijyanira hamwe kandi akabikora neza cyane, ubundi akarushaho kugenda abona amafaranga, ari nako akomeza gukora umwuga yiyumvamo, umwuga akunda cyane. Uyu mukobwa rero twamukuraho isomo rikomeye, nk'uko ubu mubona abahetse kamera ye yisekera, amwenyura, ameze neza cyane, akora akazi ke yishimye, ashaka amafaranga, ubona yuko ari umukobwa ufite icyerekezo cy'ejo hazaza, ukora kugira ngo azirinde kwiyandarika, ahubwo akomeze yiteza imbere. Yabaye urugero rwiza rero ku bakobwa benshi bo mu Rwanda, ubu yarabafashije. Abakobwa benshi rero batekerezaga yuko gufotora ari iby'abasore gusa, gufotora nabo batabishobora cyangwa n'indi mirimo, ibyo ngibyo ni ukwibeshya. Uru ni urugero rwiza rw'abahinduye imitekerereze ya bamwe mu bakobwa batekereza yuko hari imirimo y'abahungu hakaba hari n'imirimo y'abakobwa. Rero ntabwo ibyo ari byo, imirimo yose umuntu yayikora, upfa kuba ubikunda, upfa kuba ubishaka. Mwumvise yuko n'aba bamotari bagiye bahari kandi bakabikora neza cyane. Rero hari isomo rikomeye twakigira kuri uyu umukobwa ukiri mutoya Beyonce, twamwigiraho yuko rwose mu by'ukuri mu gihe utangiye ibintu ugiye kubikora ugomba gushyiramo imbaraga, kandi nawe umenya ikintu kizamugirira akamaro ejo. Ntabwo ugomba kuvuga ngo iki ngiki wenda hari ndakiretse 100%. Niba ubona yuko kikurimo cyangwa se bakugira inama yuko gishoboka, nawe uratekereza ukumva niba ushobora kuba wabikora, kandi wabijyamo, ukabijyamo ubigiyemo, ukabishyiramo imbaraga zawe, ukabikunda, ugakunda ibyo ukora. Nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma ibintu urimo bishobora kugenda neza, ukabikora ubikunze, bikakuzanira amafaranga kandi bikaguha n'ibyishimo icyarimwe. Reka rero nanjye mbibutse yuko hano muri ari kuri Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe, aho rero tudahwema kukugezaho amakuru atandukanye abavugwa hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, tukayakuzanira ku gihe kugira ngo nawe ubashe kugira byinshi wimenyera. Rero natwe turakwibutsa, niba ugeze hano bwa mbere cyangwa se ukaba wari warageze ariko utarakora subscribe, uyu rero ni umwanya mwiza wo kugira ngo ubikore, ubundi ujye ubana natwe umunsi ku munsi, tukugezaho amakuru atandukanye abavugwa hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka nkushimire nkubwira ngo amakuru yo nakagaruka, amakuru abagenda agaragara isagonda ku isagonda, umunota ku munota. Reka tubane 5 kuri 5 no mu masaha ari imbere no mu gihe kiri imbere. Ngaho reka nkwifurize amahoro n'amahirwe. Ciao ciao.